Hi guys, my name is Giselle. Uyu munsi rero impamvu nkoreye intro hanze muri kubona ko nkoreye intro hanze ariko tugiye kujyana ahantu hose ngiye kujya sibyo ahantu hose ngiye kujya mbese ngiye kwereka utugahunda twanjye twose tw'umunsi. Are you ready kubona gahunda zanjye zose z'umunsi? Uyu munsi rero nambaye bisanzwe nyine nk'umuntu ni muri weekend, ni kwa gatandatu. Ndabizi kino kiganiro kirarara gisohotse rero urumva ko nambaye GJC Media. Mwibuke gukora subscribe, share and comment. Rero tugende tubane uyu munsi. Hey bakunzi banjye rero murimo murabona kuntu ahantu tutaha haba haruzuye, ntago hasa neza, ni Nyabarongo cyane ku kiraro, ni ku kiraro, ni Nyabarongo. Tugeze hano rero ni kuri Ruriba. Abantu batazi kuri Ruriba ni ahangaha abantu bashaka kubaka, bashaka gukora ibintu byinshi bitandukanye byako bijyanye n'ubwubatsi muri make. Ego baza ahangaha kuri Ruriba akaba ariho bakorera. So rero turakomeza nyine tugende tubana mpaka ahantu hose ngiye nyine. Mwebwe stay tuned. Oh, tugeze Nyabugogo, nari maze kwereka kuri Ruriba, ubu tuse tugera Nyabugogo. Ako ngere mureke mbabaza nk'abanyarwanda kandi giye mu nsubizi arakabaza kamatsiko mfite. Iyo nk'abantu nyine abanyamaguru sibyo baba kabona muri feruje harimo right yuko tugomba kugenda, nyine imodoka zigomba kugenda. Noneho baba bagakomeza bakagenda bumva ari right yabo. Ngiye muze kumbwira muri comment ukuntu nyine baba bari kubyumva niba abari right yabo. Okay, nakari gaciyemo hano ni muri gare. Abantu batazi muri gare baba diaspora bari hanze, hano ni kuri gare. Hano mukundi kuboko hari Equity Bank ku mashyira hamwe muri kino gice cyo hepfo. Aha tugiye kugera hari Beka. Abantu batazi Beka ya Nyabugogo. Bere abantu batuye Nyabugogo mbaye felicitation, babakiye station nziza. Iriya station bafite station nziza cyane. Tugiye kugera rero ahantu bita ku Muteremuko, kwa Mutangana. Hano tugeze ni kwa Mutangana. Mugende kwereka abantu Nyabugogo mbereke hudu zacu kuno zabaye. Hano ni kwa Mutangana. Abantu batazi kwa Mutangana baba diaspora baheruka kera, hari isoko wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye. Ntabwo ari aho, ni hano. Ego this side ni kuri no side yindi abantu batahazi baba diaspora nyine nibaza mu Rwanda bazahabone. So hano rero kuri kuno koko kundi Eric, kuri kuno koko kundi bahita ku Muteremuko. Abantu batazi ku Muteremuko ni hano. Bahita ku Muteremuko. Tunagenda tunareba mu mujyi, turi kuzamuka tujya mu mujyi. Hano ni kuri polisi bahitaga kwa Kabuga. Fata hano hagati nyine mu mihanda. Mu brafte moto ya danje no moto iratwika kabisa, urumva ko uri kugenda isakoza. Hano ni kuri polisi ya Muhima, hahoze ari kwa Kabuga. Ko niba ariko wakitwa simbizi. Ariko icyonzi nuko abantu bashaka amaperime, abantu nyine hano muri no muryango ni abantu bashaka amaperime cyangwa batwariye amaperime bajya hano. Perime Okay, ubwo nyine baraza kungosora abandi. Hano naho hari station, aha bacuruza intebe n'utundi tuntu, imitako kuri runo ruhande rwo hepfo.
hano ni ku Muhima. Abantu batazi ku Muhima babona ko ku Muhima hahindutse, Muhima isigaye irenze, babaye i Burayi. Uri kubyumva, tugiye kutatuzamuka gutya twinjira downtown. Ahantu batazi downtown nyine ubu ngubu ngiye kubarisha show Kigali. Genda kugenda bereka ukuntu mu mujyi wa Kigali ibintu biba byifashe. Urabona nawe byagutunguye? Diaspora ntabwo wari uzi ukuntu Kigali hameze. Hano turi kuzamuka tujya downtown. Ubu ngubu nyine abantu nyine mudaheruka mu Rwanda, ni ukuri. Cyamunara ushatse kuvuga iki? Hano haruguru ni kuri Apakope, abana bize kuri Apakope ndabasuhuje. Kera nyine higaga abana bo mu Ngagari. Ako n'ubu still I think so ko n'ubwo bakigana bo mu Ngagari, abana bize kuri Apakope ndabasuhuje. Ni hano haruguru Eric. Rero abantu badaheruka i Kigali, ni ukuri abantu badaheruka mu Rwanda bamaze igihe kinini cyane bakumbuye mu Rwanda. Jewe ndahabakumbuje. Rimwe na rimwe tugire igihe nk'iki ngiki tuze. By the way, nanababwira ngo abantu bafana Reyo ndabasuhuje. Reyo ishobora kuba itsinze kuko numvisha abantu basakuje. Katwumve niba Reyo itsinze. Acunga abadefanseri bamukura barangaye. Acunga abamediateri bamukura barangaye. Yatsinze. Downtown, uyu ni umuhanda uzamuka ujya downtown. Ubu rero tugiye kureba, ari ibintu tugiye kureba downtown. Ngiye kureba umumama uyu nyambika imyenda. Umumama Anje, uriye kutanzanira iyo myenda? Nubwo kamera iri kukumva. Nahageze hahandi. Ni hasi. Rero nari ndi kubabwira ngo ari umumama ujyuma imyenda. Umuntu ushaka kugura imyenda nabatanga nimero ze za telefone. Abantu bashaka nyine imyenda ibiki n'ibiki bakazamuhamagara. Bamwita Anje, akorera hano mu mujyi muri Shike, ni hakorera. Nimero ze ni 0788 76 47 85. Nakongera ngazisubiramo 0788 76 47 85 ku bantu bashaka imyenda, amamakanzu, ariko agira n'indi myenda myiza y'abakobwa igezweho. Mu kanya nyine muramubona tuba tuje gufata icyangwe mu mujyi. Sinababwiye ngo umunsi ndagenda mbereka ibintu nyine, ibintu byose ndi bukora uyu munsi ninjye namwe, sibyo abafana banjye nkunda. Hano rero ni kuri Nyirangarama. Yaha niho tugiye guparika. Hanyuma cyangwa reka duparike hari haruguru kugira ngo asohoke ahita biduhereza natwe tuhita tugenda, sibyo? Muri comment hari ibintu njya mbona nyine mujya mutubaza mukatubwira ngo tuba turi kwibaraguzwa. Se mubibona gute kuba tuba turi kwibaraguzwa kugira ngo tubashimishe? Ngewe no kuntu mbakunda noneho nkangiza bakaza bakatubwira ngo tuba turi kwibaraguzwa. By the way, mboneraho no kubasaba imbabazi. Ni ukuri twe tumaze iminsi tutari gukora, atari kwa prodinga. Nari maze iminsi mfite ikintu bita umutwe, wa mutwe udashira. Nari mfite umutwe uteye ubwoba. Abantu bazi ibinini by'umutwe ngiye bambwire kuko nanywa ibinini bishoboka byose, ariko umutwe wapi ukanga gushira pe, bikanga ariko nta kundi. Ariko nawe diaspora, nawe rero uravuga diaspora kutari mu kiganiro cyanjye vipi. Tugiye guparika hano ni kuri Mike. Mvuye gufata imyenda cyangwe. Hano rero hano uba winjira kuri ya parikingi ya downtown hejuru. Downtown hejuru ni hariya. Abantu rero mudaheruka i Kigali, ni ukuri bashishikarije kuza mu Rwanda mukareba ukuntu habaye heza, harahindutse. Reba ukuntu i Kigali tuba dufite abana bari ku cyangwe, ibintu nyine bimeze neza. Rero eseri nubwo nyine ngiye n'abafana tuba turi kugenda nk'uko ndi kwibaraguza. Ubu ntabwo ujya ubona ko ari ibibazo bajya bambaza baba bifuza ko nabasubiza nkabibura. Ni byinshi biba bimeze gute?
nako ibibazo bari ibihe ngo umuntu abone uko arabasubiza. Hano hahoze fantastique harahiye abantu bayiheruka ariko ubu ngubu nta igihari. Yego noneho tugeze muri wa mujyi wacu hahandi muri rompe muri roundabout hahandi nyine ewane uri kuhabona habereke neza. Ndibuka ko hari ikiganiro tweze kubereka nijoro ukuntu haba hameze bwije uburyo bari heza, none tunahaberetse ku manywa ariko sha turabakunda mana we, tunahaberetse Igo bazagura nuko Imana atanaberetse ku manywa ukuntu hameze. Tuhita tunabereka tukomeza tumanuka tubereka Sainte Famille nano hepfo. Sinzi niba muri kuhabona neza. Aha ruguru yanjye hari ya hoteli yitwa ni Shiba. Kuri Shiba ni hano haruguru. Hano haruguru hari amahoteli menshi atandukanye. Hano ni kuri hoteli ya Sainte Famille bakora amandazi. Mana abantu bakunda amandazi bari i Kigali n'imigati. Ndabasuhuje ndababwiye ngo bazaze bagure ikintu bita amandazi y'abana n'imigati. Kubera ko iri ya hoteli harimo hasi bageraho bakorera imigati n'amandazi. Ariko ushaka no kuruhuka kunywa fanta sibyo byose birimo. Ako bagirana noza n'ahantu bakorera amandazi n'ibiki byose. Aha rero ni kuri RSSB. Ego ku bantu batahazi Eric yaberekana inyubako nziza ngeye nyine iginunguro. Iyo nyirebye mbaru barakomeza nkayireba, baru barakomeza nkihagararira hano nkayireba. Hano tukiri kuri no ruhande iyi nayo n'indi hoteli hariya hepfo naho hari indi hano hari amahoteli mana hano ni kuri ono mahoteli ariko inzira yayo ndaje mbereke inzira zo kujya kuri ano mahoteli nayo imaze kubereka nyine kugira ngo ngende mbereka ni i Kigali biba bimeze gute ku manywa mubona ngo iki M hoteli ni ingi nagize ngo vuziriya kuri ono ni ingi tugezeho. Nene hoteli nziza mana noneho Kigali we ndi heza pe. Nukuri abanyarwanda bari hanze nukuri muze mutembera u Rwanda sibyo muze mutembera u Rwanda pe. Hano niho yanzira ijya kuri ono hoteli ijya no kuri izo hoteli zindi. Ubu turi kumanuka mwandike muri comment mutomboze turi kujya hehe. Ngiye mbishije amatsiko mumbwire comment ya mbere niti mutubwira ati turabona muri kujyana mukurikije n'icyerekezo turi kujyamo murabona turi kujya hehe. Eri warabona turi kujya Iburasirazuba. Uyu muhanda uno muhanda uzinzira zijyayo kurari nyinshi. Ndi kubona ko turi kuva aho sona ko izuba riri inyuma yacu. Shaza kuvuga ko tuvuye mu mujyi wa Kigali. Ndi kuva no kuvuga ngo Iburasirazuba twerekeza ako turi ku Burengerazuba tujya Iburasirazuba. Agace ntago kazi ariko ikibona nuko turi kujya Iburasirazuba. Niyo habaye Kicukiro ni Iburasirazuba. Okay. Hano hepfo yanjye bahita mu Kanogo. Abantu batahazi bahita mu Kanogo ukase gutya bahita mu Kanogo. Imana u Rwanda ni rwiza mu kumanywa mana we. Aha ngo hahirwa abanyarwanda hahirwa twebwe tw'abanyarwanda aha hose Eriya ngubwo kubera icyo buteretse abanyarwanda ngo barebe kuki butaberetse ngo barebe. Rero murabona ko mwari mwabidusabye muri comment muratubwira ngo tujye tubereka ku manywa tuzabereke ku manywa kuntu u Rwanda rumeze ku manywa. Hari abadiaspora benshi bari bakumbuye, hari abanyarwanda baba batazi bino bice Eric hano haruguru baba batazi kuntu Kigali habaye. Kigali harahindutse, Kigali hari isuku, Kigali hameze neza. Nyine ugasanga ari umuntu ufite amasiko yo kuvuga ngo wanembereza Kigali ngo ndebe kuntu hameze ku manywa. Nkuko muri comment mwari mwabidusabye urabona ko twebwe ikintu mwadusabye turakizirikana nubwo tutahita tukibaha
mukibivuga ariko tuhita turabikora. Hano rero tugeze ni Kanzayire ku bantu batahazi. Aha ni Kanzayire, hari imbere n'ahantu hajya habera expo, ariko ntabwo ariho turi bunyure. Ako ni hano muri bino bice bya ruguru ni Gikondo. Ni Gikondo ku bantu nyine mana. Nyine ngiye tuyo ndi kureba no muhanda wacu ukuntu umeze, ukuntu hatuje. Nyine biranyura nkabona isuku dufite, nkahita ndeba n'ibindi bihugu by'abaturanyi, nkahita mvuga ni genda Rwanda uri nziza. Ntabwo nzi kuririmba ariko igihugu cyanjye ngomba kugitaka. Eri so dukomeze tubereke cyangwa tubicisha amatsiko tuzabereke n'ubutaha. Hano niho hari zone hano hepfo y'umuhanda barahasenye, zone industrielle barahasenye. Aha ruguranye bacuruza indabo, abantu bifuza kugura indabo n'abakunzi babo indabo. Eric waharenze ariko ni kuno kuboko ko haruguru abantu bashaka kugura indabo z'abakunzi babo. Mboneraho no kubwira abantu bagize anniversaire uyu munsi happy birthday. Tugiye kwinjira mu bihe by'anniversaire cyane, abantu bavutse mu kwezi kwa gatanu mbifurije umwaka mushya muhire mutangiye. Mbese muzahahe muronke, muzagere kuri byinshi mwifuza mu buzima bwanyu. Rero nyine murabyumva, abantu bagize anniversaire kambabwire ngo happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday abakunzi banjye mwese aho muri, nubwo ntabazi mwumve ko mbabwiye ngo happy birthday. Hano rero hano ni wa muhanda nababwiraga ujya muri expo, ariko expo nayo hari umunsi expo izaba mu kwa 8. I promise you nzabajyana muri expo, tugende tujye kuhatemberera, ubundi turebe ku expo. Nyine ari abantu baba bari hanze bari kwifuza ngo expo shankumbe expo yo mu Rwanda. Hari abantu baba bakumbuye ibirayi n'ibishyimbo byo mu Rwanda. Mva umunsi umwe nzabajyana mu maresitora tujye kureba nyine n'ukuntu ikirayi n'igishyimbo baba bagitetse. Ngende nyine ngiye mbicisha amatsiko umunsi ku munsi. Aha rero bahita Rwandex tugeze. Bahita Rwandex abantu batahazi, ariko ubwo hari n'ukuntu ubuhazi rega uhaheruka hashize iminsi. Handi ngiye nabonye u Rwanda rusigaye ruhinduka buri munsi, every day birahinduka. Rero abantu batamenya ukuntu bigenze ntabwo dukomeje. Ubu rero twebwe hano haruguru ni kuri Burarirwa, ntabwo ariho twakomeje tujya, tuse dukata munsi. Hari imbere ni kwa Gitwaza. Aha niba hakiri kwa Gitwaza, niba harahoze ari kwa Gitwaza, ariko ni kwa Gitwaza hano imbere. Abantu rero batazi kwa Gitwaza na ahangaha Eri usengera hano aha turi. Eri ntago uri kumfera, bahita kuri Zion Temple. Abantu bose basengera kuri Zion Temple ndabasuje. Njya numva ngo abantu basengera kuri Zion Temple ngo ni abastari, ngo ni abantu b'abasirimu. Eri nibyo cyangwa sibyo? iyo wasengeye kubona amafaranga. Witubona amafaranga? Bombe senge hano ubona amafaranga, ntabwo nari mbizi. Nanjye nzahaza ndebe ko nabona amafaranga. Rero ko mubibona turacyari gutemberana umujyi. Ngiye kugenda mbereka ibyiza bitatse u Rwanda, ibyiza bitatse u Rwanda. Rero ngiye kubereka tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ngiye kubereka ahanyuma, ngiye kubereka ahantu hanyuma harahindutse pe, harahindutse. Nanjye ubwanjye biranungura, byaranunguye ku rwego rwo hejuru. Ese uratekereza ari hehe ukurikije n'uyu muhanda ubona turimo? Hari abantu benshi cyane bari kwibaza ahariho, yes bari right, hari n'abari gutekereza ahatariho, ariko mu minota mike ndabamara amatsiko. Surprise! Hano rero tugeze Kicukiro, hano ni centre. Hano rero centre mana yanjye bahashyize ikintu bita isoko. Hari isoko riteye ubwoba, hari ikiraro, dufite ikiraro
ndagira ngo nkibereke cyo hasi no hejuru n'ubushize nabwo I remember ko twaberetse ariko bwije mwabonye ndagira ngo mbereke itandukaniro rya kumanywa na nimugoroba. Kumanywa u Rwanda dufite amatara pe, dufite amatara, bari amatara meza, hari kwaka nyine ibintu bimeze neza. Ubu rero hano ni kumanywa, hano ni kumanywa ku bantu batahazi. Reba abantu baturutse za Remera banyura hano aho Erika ari kubereka, natwe tuzamuka tugenda. Hano hantu havugaho iki ko hahindutse, reba na ya sitasiyo yabaga hano nayo bayikoze neza. Wow, cyakora n'ababeshye kuva ino sitasiyo yatangirwa ngo bari gufata ko nkambaye neza. Ntacyo mvuze niteranye. Eric ngo yari kwifatira abakobwa bambaye neza, ndakeka mwababonye. Tugeze ku karere ka Kicukiro, kari hano hari akarere ka Kicukiro. Murabona kuntu ari heza, mbese mu Rwanda murabona ku manywa dufite ibiti, dufite nyine ibintu byinshi byiza bigezweho. Ariko dufite ikintu bita sitasiyo man, nukuri zino sitasiyo ni nyinshi pe. Dufite n'imodoka nyinshi, abantu benshi rwose nabonye imodoka menya mu Rwanda sigaye zigura make. Sayo makuru wabo yafite yuko imodoka zigaye zigura make. Okay guys, rero tugana ku musozo. Eric, reka tugane ku musozo w'ikiganiro. Eric ati dufite imodoka za 500 ko zirutwa n'igare. Aho kugira ngo rero kuri imodoka yo 500 irutwa n'igare wabireka burya nta kintu bimaze. Ariko rero ngiye kubereka akantu kamwe konyine, ubundi nze kubereka umva unsigaje gukora utuntu tubiri twonyine. Hari umuntu ngiye kureba, gusa ni ngombwa ko mubereka ramwa mumbwire. Ngiye mubereke cyangwa si mubereke? Nakwereka gake. Okay, by the way ngiye ngumbe n'abafana banjye bari kubona kuntu biri kugenda bigenda. Ariko hano haruguru rero hari ibitaro, hari ivuriro ryitwa hano hari na Mount Kenya. Hano ni Mount Kenya, hano hepfo gutya. Noneho hano ni kuri New Life. Abantu nyine batuye za Gahanga, batuye Nyamata, bashaka kwivuriza ahantu heza, baza hano kuri bino bitaro, ni kuri New Life. Ubwo rero twakomeje. Ese bakorere surprise cyangwa se nyikore? Mbatemo nagenda mbitekerezaho. Ahantu tugeze mu Fomboze ni hehe? Ahantu tugeze bahita ngo iki? Mu Kagarama. Ikigo cya Kagarama. Hanyuma aha turi, aha nyine turetse haruguru y'umuhanda. Hano turacyari mu Kagarama. Mbo dore za modoka Eric yavugaga nizo ngizo ziri inyuma yacu. Uyu munsi twagize vibe nziza. Uyu munsi uranyuze cyane, biranshimishije kuba twajyanye ahantu hose nagiye njya. Hari abantu bari kwibaza ngo ko Giselle yagiye gufata imyenda, iyo myenda iri he? Sibyo? Muri abantu bari kubyibaza, muzayireba ubutaha. Ariko bayimaye twakatinze, twari tugiye kugurira imyenda kugira ngo baduhereze imyenda, none tubashe kuba twakomezanya namwe mbereka. Tugeze ku rwibutso rwa Nyanza, nongera kwihanganisha abacitse ku icumu, twibuka tuniyubaka. Turi mu bihe bitoroheye abanyarwanda muri rusange. Ni ukuri ni muri ibi bihe tubane hafi abanyarwanda, dukundane. Birirwa batwigisha kenshi ngo twibuke tuniyubaka, dukundane, ariko ntibitubuze no kuba twakora
bibiri cyangwa bitatu dukakora n'akazi kacu ka buri munsi. Aha ni kuri gare ya Nyanza, ku bantu batahazi baheruka kera, aha niho gare ya Nyanza iba, ni ahangaha. Rero abantu bahise bamenya ahantu turi kujya i Nyamata, ariko ntabwo turi bugeraneyo kubera yuko turabikatingira mu nzira, njye nawe turahita turangizanya, kuko abanyarwanda naberetse kuva mu rugo gukomeza, mbese ahantu hose ndi kugenda babereka. Ariko ubu ngubu tugiye kugenda kuri alimentation iri hano hepfo, dufate ibintu bikeya by'umwana. Hari umwana tugiye kureba, dufate ibintu bike by'umwana, hanyuma dore ku kibuga cy'indege. Rero abantu batazi ku kibuga cy'indege cy'Ubugesera, ngaha hari ahantu harambuye neza. Iyo ari nijoro nibwo bagaragara neza cyane. Erike sinzi niba ari kwakurura, uri kwarebamo gakeya. Ni hariya rero abantu batazi ku kibuga cy'indege, ni hariya uri kuhabona. Ariko nubwo mwaba mutari kuhabona neza, bibasigira amatsiko. Nukuri muze mu Rwanda, abadiaspora muze mu Rwanda, abantu batuye mu mujyi wa Kigali bagende gusura hariya, haba ibibanza, ibintu byinshi bitandukanye. Tugerera kuri na alimentation umanuka ujya Gahanga. Alimentation ya mbere niyo tugiye kuguriraho utuntu dukeya tw'umubebe tugiye kureba. Ubwo rero hari abantu bashobora kuba bari kwibaza ngo ibiki mugiye kugura. Ntabwo ari ibintu byinshi rega, ibintu by'umwana, abana baba bashaka amayahurute. Naberetse kuri Nyabarongo. Guys, muko mubibona naberetse kuri Ruriba, none tugeze ku Kagera. Bamana yanjye nabatembereje nabajyanye ahantu henshi hatandukanye. Ariko hari umuntu ushobora kuba yifuza ko tuzajya nk'iwabo, nyine mu ntara y'iwabo. Muze kutwandikira muri comment, mutubwire se mwifuza ko twajya hehe, mwifuza ko twabereka hehe handi. Abantu rero batazi ku kiraro kijya i Bugesera, ni ahangaha. Erike ndagenda bereka ku mpande zombi, abereka uko hameze. Tukaba turinje muri Bugesera. Abantu b'Ubugesera ndabasuhuje, tuje iwanyu, tuje kuhatemberera. Tugiye Bugesera, tugiye gutemberamo, ntabwo turi batinde. Hano ni ku ruganda rwegereye hano ku Kagera rw'amazi. Abantu batahazi, abantu b'Ubugesera ubu ngubu basigaye bafite amazi kubera ko runo ruganda rwakemuye byinshi. Rero mbashimira Erike, mbashimira rero mwebwe twabanye muri kiganiro cy'uyu munsi. Naberetse ahantu henshi hagiye hatandukanye. Tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu, tuzahura ku yindi episode. Bye bye, we love you. Nibuke gukora subscribe, share and comment, no kugenda kumfollowinga kuri Instagram Amaidi. Bye bye.